barampondagura hanyuma nanjye ngerageza kwirwana urabizi ko nzi gukubita nka jetiri hanyuma umuntu azenguruka inyuma anjomba ikintu hano hanyuma numva ncitse intege ubundi barampondagura banjugunya aho ngaho. So ubundi mabuja ari he uko noneho ntigeze mubona? Ruga! Oh my god. Ntabwo nari nakumvise nukuri. Nyuma y'igihe kinini dupanga ngo kaje tumushimute nkabona bigenda bipfa. Ucira inzara. Mabuja ngo ucire inzara. Hello. Waje kwamfasha gukora siporo? Murumfasha gukora siporo zituma amata yanjye. Amagara kadogo hari ibintu ngengemo ufite akamaro kurusha izo siporo. Ese Ruga, aho mushiki wawe yagereye muri urugo ko usigaho nca amazi ko wibone utakinyumva. Babuke. Ndakumva uritusumba umusaza wanjye harya ntago kikumva. Gaho naziye. Hakubundi akuwe hakubahira. Akumva tese. Ese wo mwumva utungubaho utumusuzuguza abakozi. Kumva ngo yakumva. Ese muko umaze guhaga mu rugo rwanjye none uje kunyigisha ko ngomba kubana n'umugabo wanjye. Umukuri kuraryana. Ubwo rero muhaye kuri niba utangiye kugira bityo. Wowe wakwigisha. Niba harize n'abari bakwigishaga baraguye. Umva, iriya mitungo y'iwanyu yagize indirimbo hano muri Vugo. Wirirwa urata nta nubwo igusa. Ujye wireba. Cyakora mufite amafaranga ariko ntaga gusa. Wigize wegize indirimbo muri uru rugo. Umva, nige nkutse ko namusoza wanjye ureba. Afite amategeko amureba. Ibyo rubizi. Ese banzu ndebe. Mureba ariko. Winshura umwuka n'umusaza wari kwansha amazi gutya. Umva, ubonye wiyana. Jewe maze kumenya ko afite uburenganzira muri iyi nzu ntabwo wanyirukana ngakorera muri siporo uze gutera igicuma we ntabwo wahindura. Nari ngiye gukanga. Je waje ryanjye arampe mufashije taga ntabwo naramenye ko waje ntabwo nakubonye uza pe. Asashiri ngiye nakuzanye kugira ngo ujye umukozi wo mu rugo. Oya rwose ujye wirekera ntukazajya bikoraho mu. Sinende bagukuraho umukungu nawe nabwo umaze kuturenga wajyana n'abantu bari bakira abakozi dufite pe. Ahubwo se gutashye kare. Bo ntashye kare shiri ntashye kare. Hari uturaporo tugiye gukora. Ngiye kandi nokora hanga mu rugo niyo mpamvu. Bo ahubwo shiri hari umukozi batwatse umukontabure. Bambwiye ko bashaka umwana wize byuze secondaire amashuri 6 ariko yereze contability. Bo ahubwo ni wenda ari n'uwabuzi umwana wize contability nuvuga boss ari kuvuga ngo ushaka umuntu uzakazi neza bibaye byiza bari nk'umukobwa sha byabafasha cyane pe. Nawe nzi cyo kora
mfite musaza wanjye ikibazo ntabwo yarangije yariza bicicishamo hagati aza muri Kigali. Tugashira umuntu utararangiza aho kuri uva mwemera yagarukiye mu kangahe yageze mu wa gatandatu ahubwo nuko yahise abivamo by'abahungu urabizi aza gushaka akazi ngo muri Kigali yanjye asoga shari bene banyu batanadusura koko ubu ngubu by'ukuri igihe tubaye ahanga usibye papa wanyu uri ahangaha hari undi muntu ndabona nabona ahangaha ko mu by'ukuri cerega n'ubuzima n'ubuzima buriya usanga hari shida yahuye nazo tutazi kuko nanjye muheruka kera. Okay, ntacyo ndumva muhamagare sibyo ndanza kuvuganira yenda ku kazi kuva ari muramu wanjye bazamwemera nta kibazo shiri nta kibazo ntabwo muhamagare making sure yuko kuko nyine yagakora mbone numva ko yagakora so leta muhamagara nyine mpereza raporo babwire yuko byakunda umukozi yabonetse nta bindi muhamagara kakanya muhamagara ubu ngubu zana gufasha muhamagare none aha sibyo umenye yuko ari tayari bite ntanga raporo mvuge yuko ageze gute ahari ngiye kuba nduhuka gatoya ubwo uraza umbwira yuko mwageze gute mwavuganye nta kibazo kanze muvugisha n'ikibazo. ahubwo sherene nibagiwe bo nimara kuvugana n'uwo mwana wo mu rugo urebe n'ukuntu uvugishiza papa wawe ndagira ngo tugane kuri ya gahunda wigeze kumbwiraho tujye ibintu twumvikanaho bikeye ubwo urambwira mu kanya yuko wamubwiye. Ciyemo ubona musaza wanjye abonye akazi pe. Hano aro gaju shawe ko twaburanye neza turaburana pe waranyatse. oya ntago ari ukwangana mwana wa mama sinabikora nuko ari iminsi igira nabi pe sha duherukana kera nukuri mana we usko duherukana igihe cyuko mbwira ko utakibonetse none ndebera nuradusora igihe aho kigeze nukuri. oya uzambabarira rwose nanjye sinjye wabiteye apureka ibyo byo tuyo tunabivuye ahubwo mbwira we ufite akazi se nari nakuboneye akazi nyine sinzi nimba ugafite akazi byaje gucamo rwose unsigaye nkora muri ministeri y'ubuzima. wowe musaza wanjye ukora muri ministeri naragafashe rwose ibintu byaje gucamo. sha mva noneho reka mbe nkuretse turaza kongera dusubire ndongera nkuhamagare nta kibazo tuvugane tunapangerega uburyo uzaza kunsura. ndashirije agiye kuryama. wabonaga ameze ate? nta kibazo yabonaga bimeze ko asanzwe nyine gusa mbwiye ko agushaka nabyuka. Anshaka? nabyuka ngo arashaka ko muza kuganira. akwiye ko nshakira iki? shaka nyine muganire kuri bya bindi nabimubwiye. namubwiye ko ari amafaranga y'abandi none akaba ariyo ari guteza ibibazo byose. ndabaraka dogowe ubaye ikimani kuzumbwira ngo ngutabare ubaye iki nanje nyibaye ariko nari nkwereye pe uhera cyangwa uri kubeshya n'ibya bindi byawe ntabwo mbeshya ari mu gacaca babonye uruyoka uhabonye uruyoka nukuri se cyangwa ukuri ugutwaye mu mufuka uri kuzumbeshya uzi ijisho ryari rifite rimeze rite yakukuraga nk'iriya sosi iri munsi y'ameza isosi si sosi uyibonye noneho rero umutwe warwo wanganaga nk'uriya muceri arigenje ndaguhashya urajya gufata biriya biryo wabitetse nkiri bansi baba wabitetse ko ngomba guha abantu bose bagomba kujya bose.
njya kuvugana na Kabuto. Reka ntibishoboka. Ndagiye. Ubu ndatorotse bazansanga imahanga. Ndagiye.